sengera fasha gusenga niyo mpamvu nashaka kugira ngo kandi uri kujya kuririra nawe ubwe wamunaniye n'ishitani yigendera we n'umugabo uwo muntu ndi busoreze kukabazo kandi kamwe uwo muntu wamugiriye ihe nama ikintu gihari rero ubundi umugore nagarura indangagaciro z'ubugore nuvango uyu mugore agarure oya barazitaye byararangiye kuko buriya uzi gukura ikintu gikomeye cyane niyo yaba ari umwana muto cyane muto w'uruhinja ubundi ntago bagomba kubwirwa ngo nimbwa abayimbwa gute noneho abantu b'abagabo buzuye isi bose ubahinduye imbwa umugabo wagushatse umugabo wakubyaje ngo nimbwa ejo azabagana nta ndangagaciro rero zihari mugarura indangagaciro umenye ngo niba uri umugore reka kwiyambura indangagaciro ko niba wiyambura indangagaciro zo kuba uri umugore uzaba imbobo uzaba umugore w'imayibobo ku musozi ni wiyambura indangagaciro z'ubugore ukiyambura indangagaciro z'ubunyarwandakazi uzaba ushigaje kuba marine imbobo ku muhanda rero nibagarure bongere bagira indangagaciro zabo ibibazo ni byinshi nabaza navuga byinshi hariho igihe tuzafata umwanya wo kuganiriza abantu tukababwira ese biba byagenze gute haba habaye iki kugira ngo mu rugo yego kugira ngo tujye twigisha mu ngiro kugira ngo yego kugira ngo abantu babashe kubyumva neza babashe no gusobanukirwa hariho igihe uyu mugore adashobora kunyurwa wenda hari impamvu runaka hari ukuba umugabo wenda hari uburyo ki yabikoragamo bakibana akaba yarabifashe nk'ibintu bisanzwe akaba yarabifashe nk'abantu batindanye mu rugo noneho akumva nyine yabikora uko abyumva yabikora uko abishaka uyu mugore bikamubangamira ariko wa mugore we nubwo byakubangamira ukumva ntabwo unyuzwe nka mbere nk'uko wanyurwaga ntabwo umwanzuro ari wo kubishyira hanze cyangwa ngo uhangayikishe umugabo ahubwo fata akanya mwicare muganire umubwire uti ntabwo bikigenda neza ariko tubigenje gutya byagenda neza mu gukosora agira uruhare yego cyane ko yagombye no gusobanukirwa ko iminsi yose itangana uko uyu munsi yaramutse ese kuri yaramutse niko bimeze sibyo yego ukiri aho ngaho ndimo ndabaza akabazo ngo uyu mutegarugori cyangwa se uyu mugore yego wamaze kubona kugabanyirwa k'umugabo sibyo wenda hari imirire itari myiza hari imivugire itari myiza kuko ibintu byose bikorerwa mu bwonko yego kandi ubwonko bugaburirwa n'umutima umugore niwe mutima kuki umutima ukeneye ku bwonko ari bwo buri wugaburire kugira ngo ushobore kuzamura amaraso yego muri studio za televiziyo Umuco Family Gospel TV nk'uko mubimenyereye mu kiganiro cy'umuco n'umuryango byo shingiro ryo kumenya Imana twagira umugisha wo kuba turi kumwe n'umubyeyi dukunda cyane twebwe abamaze kumwumva ni nayo mpamvu twamutumiye kugira ngo mwese mumwumve kuko ibintu bimuturukamo byubaka ubugingo byubaka umubiri byubaka imibereho byubaka umuryango byubaka abakiri bato ndetse n'abakuze rero munyemerere tubanze tumuhe ikaze hanyuma dukomeze tuganira tuguhaye ikaze n'ubundi kuri televiziyo Umuco n'umuryango yego murakoze cyane nishimiye kugaruka hano amazina ni yayandi ni Akimanizanye Chantal ndi umugore Imana iguhereza umugisha cyane Chantal Imana iguha umugisha kongera kwemera kutuganirira inshuti n'abadukurikiye nakumvishijemo ibintu byiza byinshi bitanga ubugingo kuwabikurikiza ubwo ni inama ntaza kuvuga ibintu bakagira wenda ngo ni imirima ni bigori n'ibishyimbo dore ko umushonje ngo arotarya tuguhaye ikaze wiyumvemo kuganirira abantu mu buryo bwawe wumva
cyangwa se usanzwe ukoresha. Ikiganiro rero ni umuco n'umuryango byo shingiro ryo kumenya Imana. Turi kumwe n'umutumirwa, ni umubyeyi, ni umugore. Hari ikintu nigeze kumva ngo hari itandukaniro ry'umugore n'umubyeyi. Umuhanga wigishije yaravuze ngo ikikubwira umugore ngo iyo yinjiye mu nzu agasanga umwana yamennye teremosi ngo aravuga ngo yaba ari cyo cyamenetse imbere, cyangwa se bikikubita hasi abibona aravuga ngo wowe uracyari muzima, yaba ari we wari umenetse imbere yaryo. None ngo ikikubwira umubyeyi ngo iyo yikubise hasi nk'uko azayiruka baza ngo ntacyo ubaye. Urumva? Ni ukuvuga ngo namwe murimo ibyiciro bibiri. Ngo hari umugore nubona ibintu mbere y'abantu, umubyeyi nubona abantu mbere y'ibintu. Imana iguhereza umugisha rero. Ubu rero inshuti zacu banyotewe no kukumva, kuko nge narakumvishije aribo byisi byija. Nifuje yuko uyu munsi aka kanya ndi buguha umwanya none wo kwisanzura mu buryo bwo kuganira, atari ibibazo, dore ko ibibazo bya pasiteri bitajya bishira. Tuzabaza ngire ngo tugere no mu ijuru tukibaza nyimba turi buri tahe. Petero siwe dushoboka, siwe wajagijwe itorero se. Aha, Imana iguha umugisha rero kuba dukurikiye inshuti z'umuryango, inshuti z'umuco, inshuti z'itorero, inshuti z'abizera. Mwese tubahaye ikaze muri iki kiganiro umuco n'umuryango byo shingiro ryo kumenya Imana. Ikiganiro cyacu ntagasubira, kirahari, nejo kirahari, abatumirwa barahari. Uyu mubyeyi afite byinshi twamuvomamo uyu mwaka ukarenda urangira, kandi bifitiye society nyarwanda umumaro. Ndanabemerera ko ntazigera mbura. Amen. Wow, reka tumuha amashyi mu izina rya Yesu. Imana imuhereze umugisha cyane. Gusezeranya no gusohoza burya biranga umuntu nyawe ufite uburere. Mubyeyi rero, Imana iguha umugisha cyane. Ndashaka gutangirana n'akabazo kamwe, noneho wowe uri bukomerezeho. Rwose nta kindi kibazo ndi bukubaze, ko ndumva nifuza ko abantu bakumva pe, bumva ibikurimo, cyane ko turi bwibande ku kintu bita umugore. Twamaze kubona yuko Imana yicaye ikarema umuntu. Uwo muntu urebye usomye ibyanditswe ubona yari umugabo, kuko umugore yaje kugaragara nyuma. Bivuze ngo yaremye umugabo. Ijambo rikomeye riravuga ngo mbona atari byiza. Bivuze ngo ntago byabaye byiza nyine. So hari icyaje rero kubigira byiza. Icyo cyaje kubigira byiza kinabigize bibi birashoboka cyane, ariko inshingano yacyo yari ukubigira byiza. Sibyo? Niyo mpamvu abagore bataza kugira ngo tubibanzeho turabibasiye, nibo baje kugira ibintu byiza. So niba bigira bibi rero birashoboka kuruta ku mugabo. Imana iguhereza umugisha cyane. Nimba unyemereye ko tuganira muri icyo kintu, akabazo kanjye karabaza ngo ese nk'umukozi w'Imana, nk'umubyeyi, nkwise na pasiteri nta gitangaza, kuko igitandukanye wenda cya pasiteri n'umushumba, iyo tugiye mu mategeko nyine doctrine z'itorero dusanga umushumba ari wa wundi ufite itorero ahagarariye, ariko umupasiteri yaba na pasiteri ashinzwe business mu rusengero. Nta gitangaza rero. Ninza ko kwita pasiteri ntuntere ibuye, oya ntabwo nari gutera, kuko wahawe ububasha mu kwigisha. Imana iguha umugisha rero. Ikibazo cyanjye kirabaza ngo ese nkawe umaze guhabwa ufite ububasha cyangwa se watoranyijwe kwigisha ku ngo, ku babana, ku muryango, ubona ute mu Rwanda isenyuka ry'ingo zo mu Rwanda? Ejo bundi ikigeranyo cyagaragazaga yuko ingo ibihumbi 20 ingo 240 mu gice cy'umwaka zasenye cyangwa se zafashe gatanya. Aho ni urukiko ku cyegeranyo cy'ababana mu makimbirane 70% bagaragaje ko ingo mu Rwanda zibana mu makimbirane. Ni ukuvuga abo n'abatarerura ngo bagende. Hari abazitaye batakoze divorce, urukiko ntirubabara, ntago rubazi. Hari abakoze divorce zabo, hariyo bita divorce silencieux, aho umwe agiritinga cyangwa se
ataragura mugenzi we mu mutwe bari kumwe ariko atamufite muri we. None ikibazo kikabaza ngo ese wowe ubona biterwa n'iki? Cyane cyane wumva iryo jambo nongeyeho, cyane cyane mu ngo z'abakristo arizo zakabaye zifatwaho icyitegererezo, mu ngo z'abapasteri arizo zakabaye zifatwaho icyitegererezo, kuko pasteri cyangwa se umugore wa pasteri bahagarara imbere y'imbaga y'abantu. Mu kinyarwanda cyiza, iteraniro uyoboye uyu munsi ntabwo ejo ari ryo wongera kuyobora, hari abashya baba baje, bivuze ngo uhora imbere yabo. Niyo mpamvu nikije cyane ku ngo z'abakristo cyangwa z'abapasteri cyangwa ababishop, kuki zinaniranye mu Rwanda. Ubona ikibazo ari ikihe? Ukomerezeho rwose wisanzura Imana. Yego, nuvuga ngo ikintu cya mbere muri runo rugo rw'abashumba, muri runo rugo Imana yatoranyije ikabagirira icyizere, bagahinduka abashumba cyangwa ikabagira abashumba bashumbye abandi. Ni ukuvuga ngo muri uru rugo ikibazo gihari cyangwa se kibaye ikindi, nk'uko watangiye ubitubwira neza ngo Imana yaremye umugabo, irangije iravuga ngo ntabwo ari byiza, irangije yego, irangije iremera uyu mugabo umugore. Uyu mugore rero aza ari wuje kugira ibintu byiza. Bivuze ngo rero muri uku gusenyuka, bivuze ngo uyu mugore Imana yazanye ngo agire yuzuze ubwiza Imana ishaka yuko bwuzura, niwe uhindutse agira gute. Nuvuga ngo ntabwo yewe agatoki nkatunga umugabo, yego nabo ntibabuza amakosa pe, ariko 100% urutoki ndarutunga umugore. Kuko ngize ngo nk'ubushize hari igihe nigize mbabwiramo yuko umugore yabishatse ibintu yabikora neza, yabishaka akabikora nabi. Noneho icyongeyeho turi kuvuga mu rugo rw'umushumba nyirizina. Nuvuga ngo niba uyu mugabo ari umushumba, umugore nawe akaba nawe ni umushumba, bivuze mama pastor. Nuvuga ngo nawe ahagarara imbere y'abantu. Mama pastor aba ari umuntu ukomeye muri iri torero. Twababaye n'umubyeyi w'uyu mugabo, w'uyu mupastor, mama pastor. Mama pastor ni ukuvuga ngo rero mama pastor ibintu nabikora nabi mu rugo, ni mu rugo turi kuvuga, ibintu nabikora nabi mu rugo mama pastor, ntabwo pastor azaba akiri pastor, kuko ibintu nibipfira kuri mama pastor mu rugo no mu rusengero, pastor nyine azaguma ku izina, ariko byanze bikunze inshingano z'umushumba uyu mugore azazangiza. Kugira ubushumba bwiza yabugize bubi. Ijambo ko rikomeye. Uri kubyumva? Abadukurikiranye mu byumve neza. Niba ufite inshingano z'ubushumba ukagira umugore akaba nawe ari mama mushumba nyine, nuvuga ngo araganwa n'abantu benshi. Abakobwa baramugana bagiye kubaka, abazubatse bazimazemo imyaka 60 baramugana, abanzwe n'abagabo bari bugira ingo bose baramugana. Hariho noneho n'abagabo bari bumugare, subango wenda araganwa n'abagore gusa. Mu by'ukuri nimba ibintu bigenje nabi mu rugo, uri umushumba ugati indangagaciro zawe nk'umushumba, niwihe cyubahiro ngo uhe cyubahiro uyu mugabo Imana yahaye ubu butware. Uzi ko Imana izabibabaza bano bagore, aba bagore bitwa ba mama mushumba, Imana izababaza abagabo banyu, izababaza ubugingo bw'abagabo banyu muri kugira gute, muri kwangiza. Impamvu ndi no kuvuga gutya batunga urutoki nge ntabwo ndimo sinteze no kuzamo. Batari abagore b'abapasiteri, ahubwo bo ubwabo ari abapasiteri, nabo ubwabo ari abapasiteri. Ugasanga wabaye imbogamizi, nturi kwera imbuto kuwo mubana, kandi Imana yakugiriye icyizere. Wenda umugabo wawe ntabwo ari umushumba, ni umuntu usanzwe, ni umukristo usanzwe, cyangwa se wenda nta nubwo arere. Abakugana uzabafasha iki? Uzi ko ababaroga icyo wababwira cyose, wababwiza neza wababwiza nabi, ububaroga. Kuko ububabwira ibitakurimo n'ibyo udakora n'ibyo utabasha. Nguciyemo gatoya. Uyu mugore
pasiteri iyo umugabo asengewe ku bupasiteri yego akajya ku gatuti kwicarayo azamukana n'umugore we. yego kuki iyo umugore asengewe ku bupasitoro azamuka ku gatuti wenyine umugabo akaguma mu bakirisitu no kubera nyine impamvu abaye amwerera imbuto nuko nta muntu ubasha kubinjirira ngo agere mu rugo neza amenye ibihari, ariko bibaye ari ibintu bizima. Ni ukuvuga ngo ntabwo ibintu byapfiriye mu itore, ubundi ibintu bipfira guhera he mu rugo. Iyo ibintu byapfiriye mu rugo, none se ubu naba nakwerera imbuto nkakuzamura ku gatuti igene ugize ngo wajyayo, ntabwo wajyayo. Ariko nuko cyane nuko none se reka nkubwire, niba wenda nk'ungu nitanzeho urugero, mfite wenda nk'umugabo, wenda nge ndi umushumba, umugabo wanjye ntabwo ari umushumba, sibyo? Ni urugero ndi gutanga kubera yuko ugiye umugabo wanjye ku busanzwe. Umugabo wanjye andusha amavuta, ndamwubaha cyane, ni umukozi w'Imana, Imana yemera, nemera amavuta ye. Rero ni urugero ndi gutanga. Niba ndi umushumba, umugabo wanjye akaba atari umushumba, nkaba nazamuka ku gatuti, ntaterwa ishema ryo kuzamukana nanjye ku gatuti, bivuze ngo harimo ikibazo. Ntago mwerera imbuto, nta nubwo mbikora uko bikwiriye. Ababona nyine ngewe ndi nk'igishushanyo gihagaze ku gatuti, nta nubwo yakwifuza kuzamukana nanjye ku gatuti, kuko mbaye mwerera imbuto, wabyumvise, nkamwerera imbuto, nkakora icyo ngomba gukora, yaterwa ishema no kuvuga ngo mpagararane nawe ku gatuti cyane. Muko ugiye ku nshingano, Bibiliya igutegeka kugandukira umugabo, niko kumwerera imbuto. Wa mugabo ikamutegeka kugukunda, kuba yaguherekeje ukaba mushumba akagushyigikira, w'inshingano yasa n'uwayikoze, no kuba ari imbere yawe aguteza amatwi, inshingano yarayikoze ko yagukunze, yahisemo no kukumva. Ariko we kuko utamwerera imbuto, niyo mpamvu utamuzamura hehe ku gatuti, kuko ashobora kutahaza. Kavuga ati Meri, urabizi nawe ukuntu ngira. Ntabwo yahaza. Nose yabazanywe n'iki? Nta kintu kiri buhamuzamure, nibyo nkubwira. Abaye ibintu byose abikora neza, ni ukuri. Reka nkubwire, ntabwo wenda mvuze ngo ubikore neza 100% nk'Imana, ntabwo uri Imana, ariko basi 98% bikore neza. Atsindwe yagerageje, aho kugira atsindwe no kutagerageza. Oya, uranakora, Imana ikagushyigikira. Urakora, Imana ikagushyigikira. Mu by'ukuri ntabwo kuba waba uri umugore w'umushumba biguhesha uburenganzira bwo kumva nyine uri umuntu wadanje ku buryo utari buce bugufi ngo ube umugore mu rugo. Kukibananiranye. Oya, barananiranye nyine, niyo minsi tugezemo, ariko ntabwo twakabaye tubyita gutya ngo niyo minsi tugezemo. Ibintu byakabaye bigenda neza guhera kuwa mbere kugeza ku cyumweru. Wenda iryo kabiri turikureho, ariko 98% ibintu bikore neza, n'Imana iguha umugisha. Iyo uciriye bugufi umuntu, Imana iguha umugisha, deja irabiguhembera. Uri kubyumva? Rero bagore b'abashumba, mubikore neza, mubikosore. Niba muterera imbuto abo mwubakanye mu rugo, ni amakosa akomeye. Inkoni y'Imana izakugeraho, ikubaza ubugingo bwe, kubera yuko umugore uri umugabo, uri umushumba, ukagira umugore mubi, akujyana muri Gehenomu, nta juru wabona. Ntabwo ijuru waribona, ntibibaho, nta hantu warikura. Rero aho kugira ngo ufate uyu muntu umujyane muri Gehenomu, mufashe mwese, iri juru muzaribone. Ubwo twari turi kuvuga ku bagore b'abashumba. Abagore rero, bagore rusange nibo ngiye kuvugaho. Ni ukuvuga ngo rero hari uburyo umugore, ni umugore w'iyi minsi, umugore mubi nugira umutima mubi, kuko iyo ugize umutima mubi ibintu byose birapfa. Bugira umushiha, ntabwo umugabo yakwinjira mu rugo ngo wumve wishimye, ntabwo umugabo yakwinjira mu rugo wumve ufite amahoro. Ibintu byose abikora ushihagura, noneho wagera mu cyumba bwo. Kubera icyo ubundi abadamu mbibarize, kubera icyo ubundi mwumva inshingano zo mu buriri zireba umugabo wenyine, ukumva umugabo mu buriri. Wabiganiriyeho nabo?
ndabizi kuko urumva iminsi maze nganira ibi biganiro nakira abantu benshi nkura na benshi kuko abapateri barabizana tukabyakira cyane rero no kuvuga ngo nakira benshi hari uburyo umugore yifata akumva yakihariye umugabo arumva yuko igikorwa cyose gikorerwa igikorwa cyari cyo cyose nyine niba mugeze mu iki gihe gusa sasa byo barabishoboye ntabwo babishoboye nimunyumve nabi no gusasa ntabwo bakibishoboye ni ukuvuga ngo niba urabizi habaho igikorwa cy'abashakanye kugira ngo ubundi urugo rube urugo nyarugo rugizwe n'icyumba cy'ibanga iyo nta cyumba cy'ibanga nta rugo ruhari mu cyumba cy'ibanga rero ni ukuvuga ngo ubundi kigirwa icyumba cy'ibanga bitewe n'ibihabera hari imibonano y'umugore n'umugabo ibyo murabizi neza nubwo nicaranye n'abashumba mumbabarire ndabivuga uburyo ngomba kubivugamo kugira ngo abantu babyumve neza yego natangira igisubizo akavuga ngo ese mu cyumba cy'ibanga ku mibonano y'abashakanye kuko iravuga ngo yubahwe na buri wese ku mibonano y'abashakanye yego kugira ngo ibe myiza uruhari n'urwanda ni ukuvuga ngo ubundi uruhari n'urwa buri wese ariko nk'uko twavuze ngo umugore yakwangiza ibintu cyangwa se akabigira byiza yego ni ukuvuga ngo hari uburyo uba ubanye n'umugabo wawe ukaba ubizi neza uburyo ateye hari igihe biri bugusabe yuko ari wowe utangiza igikorwa ni ukuvuga ngo ikindi uyu mugore bivuga ngo imibonano ntabwo iri butangirire mu cyumba gusa uri kubyumva imibonano itangira no mu gitondo mukibyuka kandi iri bube nimugoroba uburyo uri bwiriza uyu mugabo uburyo uri bumwakira uyu munsi wose imibonano yatangiye yego uburyo ari bujye ku kazi uburyo ari buveyo iyi mibonano murayitegura rero ni ukuvuga ngo ntabwo igikorwa cy'imibonano kiri butangira ako kanya ahubwo gitangira umunsi wose uko umunsi utangiye ni nakusoza niba uyu mugabo ari bujye ku kazi ameze neza arataha ameze neza wamaze kuyitegura kare n'igikorwa nikigeraho ibintu biragenda neza ariko se mu gitondo umugabo agiye ku kazi agiye umwimye umukubise inkokora zabaye inkokora mu buriri mw'abagore mwizi inkokora Imana izazivuna babwize ukuri izi nkokora Imana izazivuna kuko ntabwo mukiri abanyu ngo mwigenge niba wageze mu rugo menya inshingano zawe mu rugo aha mu cyumba umugabo nta mpamvu zo kugira ngo agukenera kubure aha mu buriri imibonano yawe n'umugabo wawe nawe igufitiye umumaro abagore baragenda bagafata imibonano bakagira nk'aho ifitiye abagabo akamaro bonyine ntabwo ari byo hariho ababita cyane yo uramuhima uzi ko hariho uzi ko babahima we barabahima akumva yamuhamije akumva uzi ko nasohoka utamuhaye nubwo afite inshingano z'ubuvugabutumwa azagenda bitewe na wa mubiri Imana yamuremanye akaba yagenda akaba yagira irara ari wo mujyanye mu busambanyi Imana izabibahora wo kumugira mwiza kandi ari n'umuvugabutumwa akajya gusambana ari wo umujyanyeyo rero abagore mwongere mwisubireho icyo waba uri cyari cyo cyose icyo waba utunze icyo ari cyo cyose urwego waba uriho urwo rwose waba uri umuyobozi waba uri iki uri umugore uracyari hasi y'umugabo bivuze iki rero icyo mbasaba ni ukubaha abagabo banyu kandi mukumva yuko iki gikorwa niba kigiye kubaho kigufitiye umumaro nawe reka kumva yuko nyine mugabo bikora uko byumva gira vuba ugende yego ibyo bibazo by'ubyakira ariko ndabyakira abantu bararushye ubona biterwa n'iki aba bagore n'iki cyabaye umurengwe bararenzwe kuko urumva yahageze abikora neza iminsi iricumye atangiye kubona ibintu yego
niba wenda wararugezemo nta n'amafaranga mufite Yesu akabaha umugisha mufatanyirije hamwe ubonye udufaranga utangiye kuzamura intugu ntabwo ucyumva yuko uyu mugabo wawe ari umugabo wawe ahubwo urumva wararikira abantu banze ariko bafite n'abadayimoni banigenza n'amaguru kuko nta kuntu ushobora kuba utakubahiriza inshingano zawe mu rugo kandi nugera hanze wumve wabikora neza wumve wabikora uko bigomba rero bagore gahunda yanjye niyo kugira ngo mwongere mugaruke mwongere musubire mu ngo zanyu murebe ikibura ni igiki umugabo utabonye mu buriri nta nubwo aba ari umugabo ntabwo aba akiri umugabo uba wamwambuye kuba umugabo utabonye mu buriri ntabwo ahaha umugabo utabonye hariya yagira impuhwe z'uko yabyaye akagira impuhwe z'uko akunda abana ariko hariho n'ubakunda yareba uburyo ki afashwe n'umugore we mu rugo akavuga uti n'ubundi niho hahandi n'abana bakabigenderamo bivuze ngo kuba kwifata nabi kwawe ugatuma umugabo agira umutima mubi n'abana barabigenderamo ntabwo ndi buvuge ku bagore gusa n'abagabo nzabavugaho nabo mvuge defo zabo ariko abagore ahanini nitwe dufite urugo mu biganza urugo twabishatse twarukora neza cyangwa tukarukora nabi rero bagore twongere twisubiremo ureba aho utabikora neza urebe mu cyumba ubundi ntabwo umugabo aba akwiriye kumenya yuko umwana anyara mu buriri nk'abantu bararana n'abana ariko urasanga ibyayi birahera mu gitondo biri mu buriri ku bantu basasa ibyayi cyangwa ibintu runaka ugasanga inkari ziriwe mu buriri umugabo azitahiyemo ibintu ibyo ari byo byose ntubikore neza wongera wisubiremo wongere wubahe umugabo wongere uganduke umugabo uzi ko umugabo iyo yabonye mu cyumba nubwo wenda nagize umugisha wo kwicarana n'abashomba iyo umugabo yaguwe neza mu cyumba nta kintu atakora nta kintu atakora hahandi ho yaba ubaye uzi ko nta n'amafaranga afite ariko hariya bintu byaba byagenze neza akaba yakubwira ati burya mfite amafaranga nayo urifuza habaho kwiganana rero kuki habaho kwiganana umugabo aravuga ati ngewe narongoye kugira ngo ikibanze nkore imibonano yego nirinde wenda hirya no hino ageze hariya umugore atangiye kumwima ariko wibuke ngo abashwana nuko hari ingero baba bafashe mbere byari byiza uyu munsi byabaye bibi aho bakabaye bamenyeranye ngo babinoze akaba ari bwo biba bibi kuki hariho kwiganana umugore avuga ngo umugabo nta kinshimisha umugabo hariya abo twakira benshi ndavuga ati umugore naramubuze ni nayo mpamvu ni mu nyumva nagamburujwe n'iki umugore naramubuze umugore hariya nawe akavuga ati ngewe umugabo ntabwo akimpaza senkinyurwa ikibazo ni iki abarokore tubyita dayimoni ariko hari ibiganiro muganira nk'abadamu yakubwira ati ngewe umubiri waranze njya hanze byatewe ikibazo urabona kiri he twafashe icy'abantu ni ukuvuga ngo ikintu cya mbere nabwira abantu muri runo rugo twinjiyemo muri uru rugo turimo mushyire imbere gusenga ariko mu gusenga haraza ikindi cya kabiri gukora Imana ikabashyigikira niba waraje ibintu bigenda neza bikaba bitakigenda neza bivuze ngo niba udafite ahandi hantu wagiye ku ruhande ngo ugende babe babikora mu bundi buryo bwabo wumve ko utagihazwa n'umugabo bivuze ngo satani yarakwinjiriye senga Imana igufashe kugira gute kugira ibintu bikemuka kandi ikindi niba uyu mugore avuga ngo umugabo wanjye ntabwo akimpaza nicyo nari mvuze ngo niba utaragiye yego ugeze no mu cyumba akava no mu bintu ngo ntabwo akinyurwa bivuze ngo nyine abenshi ariko baba baragiye hanze hari igihe aba yaragiye hanze akabasha gusobanukirwa ibintu runaka usibye ko wenda nubwo arya ino channel yitwa Umuco Family TV Umuco Family TV yego Umuco Family Gospel TV Umuco Family Gospel TV ni umuco ni umuryango niyobokamana yego niyobokamana nukuvuga ngo nubwo ino channel ari yobokamana cyane hariho igihe tuzafata umwanya wo kuganiririza abantu tukababwira ese biba byagenze gute haba habaye iki
kugira ngo mu rugo yego kugira ngo tujye tunigisha kugira ngo tujye twigisha mu ngiro kugira ngo yego yego kugira ngo abantu babashe kubyumva neza babashe no gusobanukirwa. Hariho igihe uyu mugore adashobora kunyurwa wenda hari impamvu runaka, hari ukuba umugabo wenda hari uburyo ki yabikoragamo bakibana, akaba yarabifashe nk'ibintu bisanzwe, akaba yarabifashe nk'abantu batindanye mu rugo, noneho akumva nyine yabikora uko abyumva, yabikora uko abishaka, uyu mugore bikamubangamira. Ariko wa mugore we nubwo byakubangamira ukumva ntabwo unyuzwe nka mbere nk'uko wanyurwaga, ntabwo umwanzuro ari wo kubishyira hanze cyangwa ngo uhangayikishe umugabo, ahubwo fata akanya mwicare muganire, umubwire uti ntabwo bikigenda neza ariko tubigenje gutya byagenda neza. Agira uruhare mu gukosora, agira uruhare yego, cyane ko yagombye no gusobanukirwa ko iminsi yose itangana, uko uyu munsi yaramutse se kuri yaramutse niko bimeze, sibyo? Yego. Ukiri aho ngaho Yego. ndimo ndabaza akabazo ngo uyu mutegarugori cyangwa se uyu mugore yego wamaze kubona kugabanyirwa k'umugabo, sibyo? Wenda hari imirire itari myiza, hari imivugire itari myiza, kuko ibintu byose bikorerwa mu bwonko. Yego. Kandi ubwonko bugaburirwa n'umutima. Yego. Umugore niwe mutima. Yego. Kuki umutima ukeneye ku bwonko ari bwo buri wugaburire kugira ngo ushobore kuzamura amaraso? Yego. Mu gihe umutwe nawo wicaye hariya utegereza inshingano y'umutima kugira ngo aya maraso azamuke, noneho yego aho hantu wabafasha iki? Aba bantu barimo barasigana. Ni ukuvuga ngo ukiri hano ubundi ijambo ryiza ngo ni mugenzi w'Imana. Rero hari uburyo, reka wenda mbaho urugero babyumve neza, hari uburyo ushobora kugirana ikibazo n'umugore cyangwa se n'umugabo, noneho muri aba bantu uko ari babiri, jewe ndetambwira mutima w'urugo naba ari we utera iya mbere kuba wagarura amahoro mu rugo. Ibi bintu nubikurikiza ukabisobanukirwa, ukumva yuko niba habaye intambara ukabona habaye ikibazo, uri bwihutire guca bugufi, nta nikosa ufite, wenda uwo muri kumwe ari ufite ikosa, ugaca bugufi ukagarura amahoro. Umugabo niyo yaba ari ishyano ryaga cyane ari gute, aragaruka akagarura umutima, akakubwira neza, ibintu byose bikikora neza ku murongo. Ko nicyo numvishije umbajije, ugakenera kubwirwa neza ariko wowe utazi kuvuga neza. Ndakubwiza ukuri, ibintu wamaze kubyica byarangiye. Igihari rero nibige kuvuga neza. Abagabo ntago aribo bazabahake, sibo bazababwira neza gusa, nabo barazikeneye, bakeneye amagambo meza. Ntago umugabo ari uzaza kubwira ndagukunda bebe, ndagukunda sheri, ibiki niki, uri umugore mwiza cyane. Nawe ubwawe ntuzi kuvuga ko ufite umugabo mwiza, nta nubwo azi kwambara ngo umubwire ko yambaye neza, nta nubwo uzi kumubwira yuko ari umugabo mwiza kuri iyi si uruta abandi. Ibi bintu nabyo biranezeza, abagabo nabo barabikunda, urumva? Ariko noneho bigaherekezwa n'ikintu no kumwubaha, ugaca bugufi ukamenya yuko uri umugore. Ibi bintu nitubasha kubyubahiriza, nubwo tutabyubahiriza 100%, ariko hari ibyo wubahiriza, Imana ikaguha umugisha, Imana ikabana nawe muri runo rugo, ibintu bikagenda neza. Umugore ushaka kubaka urugo rwiza, turamugira inama yo kwiga kandi agashyira mu bikorwa ibyo yize, cyane ko ikigamijwe ni ukugira umuryango muzima, umuryango uzira gutana, umuryango uzira amakimbirane, kuko inyungu mbi cyangwa se igihombo cy'aya makimbirane tukibona mu mbuto, icyo bita abana. Ibiyobyabwenge abantu bakuru babirimo ni bakeya, harimo abana benshi. Kubera iki? Kubera yuko niwo musaruro w'imbuto aba babyeyi barimo kubiba. Akabazo wenda turasatira umusozo, kuba nakubonye ndumva ari byinshi nakubaza. Ndi umwigisha, nigisha umuco, nigisha umuryango, iyobokamana,
ariko iyo ngize amahirwe yo kubona umumama hari ijwi abandi bagore bari bwumve bagakurikira kuruta iryanjye basanzwe bumva cyane kumva ijwi ry'umugore mugenzi wabo sibyo uyu munsi hadutse ikintu kera byari ngo umugabo yakoraga ibintu atagishije inama umugore mu kinyarwanda nibyo bari barise ngo amafuti y'umugabo nibwo buryo bwe uyu munsi ko byimukiye ku bagore ko abagore bakora gahunda zabo mwibanga mu buryo umugabo adakeneye no kumenyesha umugabo icyo arimo gukora kugera naho umugabo amubaza ati ese ibi kubera iki akavuga ati ibyo ntibikureba uyu mugore arashaka kubaka oya igisubizo cyihuse ntabwo ashaka kubaka kuko umugore ushaka kubaka ntabwo ari uko yitwara rwose igisubizo cyihuse ni uko adashaka kubaka kandi ikindi uru rugo aba rurimo ameze nk'aho atarurimo mba bigaragara ko muri kumwe ariko mutari kumwe divorce mu mutima we yaramaze kurangira kera yaramaze kugukuramo kera uri kubyumva ahangaha rero mu by'ukuri aba bagore mugaruke biteye agahinda umugabo arinjira ukamushihura yasohoka ukamushihura ntabwo uzi kuvuga neza ubundi urugo wubatse rusobanuye iki ruvuze iki ni rugo nyabaki niba utazi kuvuga neza kuko banambuka imbere ndabakira ari benshi ugasanga umugabo umutima wagiye mu mutwe aribaza se ahandi cy'umugabo wenda wengire ngo nabagore bakugana cyane umugabo uvuga ati ngewe iwanjye ndimbwa hanze ndi umugabo iwanjye ndi cyakindi hanze ndi umubyeyi kandi ibyo byose nibyo nakabaye imbonere iwanjye ese uyu mugore kera umugore wubahukaga umugabo yamuvugaga mu izina ugakaba yamwubahutse ariko uyu munsi umugore wita umugabo we ngo nimbwa afite musaza we afite se afite umukuru w'igihugu ni umugabo uwo muntu wamugira ihe nama kuko iyo yise umugabo imbwa ntaba yarobanuye ngo avuge uwe hari ujya kumva ngo abagabo bose ni imbwa ubwo isi arimo sebukwe arimo umukuru w'igihugu arimo iki urumva kuko tuyoboye n'umugabo uwo muntu ndi busoreze ku kabazo kandi kamwe uwo muntu wamugiriye ihe nama ikintu gihari rero ubundi umugore nagarura indangagaciro z'ubugore nuvuga ngo uyu mugore agarure oya barazitaye byararangiye kuko buriya uzi gukura ikintu gikomeye cyane niyo yaba ari umwana muto cyane muto w'uruhinja ubundi ntabwo bagomba kubwirwa ngo nimbwa abaye imbwa gute noneho abantu b'abagabo buzuye isi bose ubahinduye imbwa umugabo wagushatse umugabo wakubyaje ngo nimbwa ejo azabagana nta ndangagaciro rero zihari mugarura indangagaciro umenye ngo niba uri umugore reka kwiyambura indangagaciro ko niba wiyambura indangagaciro zo kuba uri umugore uzaba imbobo uzaba umugore wimaye ibobo ku musozi niba wiyambura indangagaciro z'ubugore ukiyambura indangagaciro z'ubunyarwandakazi uzaba ushigaje kuba marine imbobo ku muhanda rero nibagarure bongere bagira indangagaciro zabo ibibazo ni byinshi nabaza navuga byinshi dusoza uyu mugore kera umugore yahukaniraga kwa nyirabukwe cyangwa kwa nyina cyangwa kwa nyirasenge kimwe n'uwo bita umuranga murumva niho yashoboraga kwahukanira uwo ikimenyetso cyabaga kigaragaza ngo ngwino ufashe nubake nkeneye kubaka uyu munsi barahukanira muri za geto ni geto sibyo ariko ako nashakaga gusorezaho uyu mugore urimo kwahukanira kuri kamera kuri social media umugabo byashwanye mu buriri ntibyagenze neza hari imvugo zitari nziza wenda tutakoresha twebwe kuko twe turabigisha hari ibyo tubika hari ibyo tuzigama sibyo twari badukurikira nejo bundi bazadukurikira uyu mugore ushwana n'umugabo mu rugo akaruhukira kuri kamera
agatuka umugabo akamwita ingegera n'ibiki, aje kuri kamera yambaye urukweto umugabo yamuguriye, aje kuri kamera yambaye umwenda yamuguriye. Ese uyu mugore wamugiriye ihe nama? Kuki barimo kwahukanira kuri kamera? Kuki bihutira kujya kuri kamera? Inyungu iri kuri kamera ni iyihe? Reka nayo nyine urumva niba wahukaniye kuri kamera uri kumva icyo uba ukeneye nawe uri kucyumva. Niba uri umugore ukahukanira kuri kamera ni isoko uba ugiyeho nta kindi. Noneho icyongeyeho ukagenda wandagaza umugabo mwashakanye, ukagenda wandagaza umugabo mwabanye mu nzu, noneho wanagukoye nakatuvuge kuba barakoye cyane, arakwerekanye kuri kamera n'abasirimu kuri uno munsi cyane, uragiye uramwandagaje. Kandi wenda urabona ubundi umugore n'umugabo nta nubwo bajya bapfa gutandukana bya burundu. Uramwandagaje kandi ejo azongera nagusubireho, si byiza rero cyane. Uragiye wihutiye kuri kamera. Nyine abantu bazi ngo kwihutira kuri kamera ujyanaho iby'urugo rwawe nibyo byihutirwa, ariko buryo ubukoze ikosa rikomeye cyane uba wijyanye ku isoko ugiye kwicuruza. Umudamu nakurikiye hambere aha, yego, yitwa Scovia Mutesi, yego, urumva yakoresheje ijambo rikomeye aravuga ati yemwe bagore mwirukanyira kuri kamera, mwikorera iby'urugo mubijyana kuri kamera, mwarabyaye muri ababyeyi, hari ikintu mwibagiwe. Kamera uravuga wumva uruhutse, sibyo? Ariko uzaruha umuruho w'inshuro ebyiri igihe ejo uzaba ukeneye guhunga kamera, nyamara icyo wavuze ejo ahubwo aribwo kigiye hanze. Ni ukuvuga ngo iri jambo rarivuga. Reka nk'uko dushoje tubasengere tubasabira umugisha w'Imana, tunasabiriza inyigisho kugira ngo zifashe benshi zigere kure, abari kure abari hafi. Ikintu kibabaje nuko aba hano birimo bicika nibo bahishira, banga kugaragara ngo tubafashe. Abo hirya no hino mukuri ukurikije ubuhamya dukura hanze y'igihugu bariga kandi bagafashwa pe, kandi bagashyira mu bikorwa, ejo bakaza bagashima. Ariko aba hano Imana imfashe, reka ntajya kure, reka mbasengere, reka dusenge dushima Imana. Imana data wa twese uri mu ijuru, tuguhaye icyubahiro, turagushimye. Tugushimye ku bwa Chantal wemereye kuza hano kwigisha umuryango wawe. Waremye umuryango kugira ngo wishimire, ni nayo mpamvu ukire mu mugabo wumvishije yuko utanyuzwe nabyo, ahubwo ure mu mugore ngo ukwiye, kuko wabonaga bitari byiza bituzuye. Uyu mudamu rero, uyu mugore niwe dusengeye, niwe twatweho imbaraga zazindi wamuhaye. Turamwibutsa inshingano wamuhaye Nyagasani, wamuhaye inshingano yo kuza gufasha uwari wananiwe, wamuhaye inshingano zo kuza gufasha uwo byari byacanze, wamuhaye inshingano zo kuza gufasha uwo utari bwifashe, wamuhaye inshingano zo kuza gufasha uwari ukennye. Hari ibyo yari akennye uyu mugabo, ubishyira muri uyu mugore, ubirema muri uyu mugore. Wamuhaye ububasha bukomeye, turamutongeraho imbaraga zo mu ijambo ryawe, kuko iri jambo risobanura neza ngo umugore numufasha, kandi ufasha abarusha imbaraga ufashwa, nuko ufashwa aba yananiwe. Wamuremeyemo iby'agaciro, reka babungabunga iby'agaciro bahawe muri bo. Turabasengeye ari abari kure n'abari hafi, mu izina rya Yesu turavuga ngo iri jambo ryawe rigende nk'uko Bibiliya bivuga ngo rigende nk'inkota icumita igahinguranya. Abafite imitima ikomeye badashobora kwihana no guca bugufi no kubaha abagabo, mu izina rya Yesu turabasengeye. Erega uko umugore amanura umugabo hasi, ntabwo Imana imwemera ko wazamuka, bose baramanukana, kubera yuko umugore yashyizweho kugira ngo azamure umugabo, uhagaragara umugabo, nyamara ibikorwa bikorwa n'umugore. Ariko uno munsi wa none byahindutse, abagore barimo baramanura abagabo kugira ngo babone ari bo bagaragara, kandi icyo ni icyaha imbere y'Imana. Imana ntibyishimira. Mwabagore mwe, nk'uko ijambo rivuga ngo muze mwigisha abagore bato kubaka ingingo byabo, ndatongera imbaraga z'umwuka wera muri aba bagore bato kugira ngo bahwiture, barebe, bumve, bige, basobanukirwe, kuko icyo ni Imana ibashakaho. Turabasengeye iri sengesho rifashe benshi, iyi nyigisho y'uyu mubyeyi Nyagasani ifashe benshi, kandi tuze kubona amashimwe. Turasaba kugira ngo mwuka wawe wera ahindurire abantu gushima. Erega iyo ushimye ku gito biguhesha ikinini. Data ubagirire neza, icyubahiro kibi cyawe turasenze turizeye tubyambaje ku Yesu Kristo umwami wacu, amen, amen. Imana ibahereze umugisha.
ikiganiro umuco n'umuryango byo shingiro ryo kumenya Imana nakagaruka. Chantal umubyeyi Imana yahamagaye yahagurukije muri iki gihe, ndetse ugiye no kugira uruhare runini muri iki cyigisho, muri iki kiganiro, ndetse n'inyigisho turimo dutegura, kuko turimo gutegura centre yo gushyira mu bikorwa atari amagambo gusa, atari ibi byo kuza kuvuga kuri, ahubwo kubatumira bakaza bakajya basimburana. Uyu munsi nimba ari icyiciro cy'abashaka, ejo hakaba ari icyiciro cy'abubatse, ejo nimba hari icyiciro cy'abubatse, ejo bundi hari icyiciro cy'abigisha, gutyo kugira ngo dufashe abanyarwanda, kandi twizeye kuzabigira mu ruhare. Nituguhamagara nijoro, nituguhamagara mu gitondo, uzatwitabe. Imana iguhereje umugisha. Shalom shalom abari badukurikiye, mbifurije isha n'ihirwe, ndabahobeye mu izina rya Yesu, kandi mbifurije amahoro mu izina rya Yesu. Muhabwe umugisha nk'umushumba n'umubyeyi, mbasabiye imigisha. Muhirwe. Shalom shalom. Chantal rero umumbabarire, umuntu aba yanezerewe yavuze byinshi, tukibagirwa no kubwira ngo utange nomero. Wenda nubwo basanzwe bakumenyereye, ariko hano haba hariho abantu bashya, kuko iyi n'indi cano, iyi n'indi televiziyo, ejo wari bunaka, ejo bundi wari bunaka, na hano nta mpamvu yuko batahabwa umugisha nawe. Babonye nomero yawe, ashobora kuguhamagara yantinye, agahamagara wowe kuko agutinyutse, ukamufasha. Nomero yawe wari wavuze ngo ni 83 1 4 enye 4 inshuro enye 83 83 1 4 0 karindwi 8 8 8 1 4 4 4. Iyo nomero zawe nani 83 4 enye. Yego 83 1 4 inshuro enye. Iri no kuri WhatsApp biroroshye. Iri no kuri WhatsApp, wamwandikira, wamugisha inama, wanamushimira. Ibyo nibyo bimuhereza imbaraga zuko abo yigisha barimo bamwumva. Uzi icyo bita gutera waraza, birababaza cyane. Iyo mutaduhaye comment rero ntago tumenya ko mwatwumvishije, tusa naho ari ugutera waraza. Imana ibahereje umugisha. Shalom.